Nitwa Kagoyire Alphonsine, nkaba ndi umuyobozi w'iri shuri ribanza rya École Primaire Munini riherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera mu kagari ka Masoro. Kuri uyu munsi turanezerewe cyane nk'abakorera hano kuri iri shuri ribanza rya Munini kubw'igikorwa uyu mushinga udufashije IYF mu kudufashiriza abana bacu uburyo banuza neza isuku bakaraba intoki. Ibikoresho mwaduhaye turahamya neza ko bizadufasha kunoza isuku. Abana bacu bishimye cyane kandi bazaba n'intumwa mu kwigisha bagenzi babo batabashije kubana namwe ariko bari babahagarariye. Inyigisho mwabahaye turazishima cyane kandi tuzazigeza no kuri bagenzi bacu yaba abarimu n'abana bari hano. Ikigo cyacu ni ikigo kinini cyane gifite abana 2248 n'abarimu 41. Bumva ko isuku yabo ya buri munsi irakenewe cyane. Muri mu baduteye inkunga mudufashije mu kunoza isuku y'abo bana kandi n'abana baranezerewe. Muri make turabashimiye. Imana ibaho umugisha kandi subiza aho mwakuye. Murakoze cyane. So thank you very much for taking this time. I'm called Jean-Paul Ntamwemezi. I'm a head teacher of NYAKABANDA Primary School, which is located here in Nivoyi sector, Chichuchiro district. And we are very lucky today to be together with an organization which is very important to a school. Which gives us so many things, materials like different materials to be used in hand washing. As we know, hand washing facilities is very needed here in a school in this period of COVID-19. So that's why we are very lucky to receive those materials and even to have a discussion, dialogue with children, teaching them how to use those materials, even to wash hands, and so many other activities. So I appreciate for this activity today, and we are very lucky as a school, and even teachers, they are very happy for receiving these materials and even those dialogue discussions we have today. So thank you very much. I appreciate for this organization, and even next time they may come back to share or to give us those materials if it is possible. So thank you very much.